Amategeko 10 y'Imana. Ayo mategeko Imana yayahaye Mose, ayo mategeko dukwiye kuyagenderaho. Icyaha cyose kirababarirwa, ariko ikibazo ni iki ngiki: hari icyaha ukora, icyo cyaha kikabera indani mu mubiri, kandi mwibuke ko Imana yatubwiye yuko imibiri yacu ari insengero zayo. Abantu rero ibi ntago babyumvikanaho kubera umwiryane Satani yashyize mu muntu. Ubusambanyi ni icyaha gikorwa kigakorerwa mu mubiri w'umuntu. Ibindi byaha byose iyo ubikoze ushobora kubisabira imbabazi. Direct 90% umuntu wese wakoze ubusambanyi ingaruka zimugera ku kanya. Ariko bitandukanye n'andi mategeko ushobora kuba wakora ukihisha ntibimenyekane, ariko wa muntu wakoze ubusambanyi yadakuyemo sida atera inda, yadateye inda akuramo izindi ndwara. Iki cyaha kirakomeye cyane. Impamvu nifuje yuko uyu munsi tugomba kuganira kuri iki cyaha ni uko mu rubyiruko rwinshi rwamaze korekwa n'iki cyaha. Isi gitangira kubaho, Imana yaremye abantu babiri. Abashishozi batubwira yuko kiriya giti Adamu na Eva bariyeho bari muri Edeni ashobora kuba atari igiti gusa, cyangwa se atari urubuto gusa, ahubwo bakaba barasambanye. Ikintu kigaragara ni uko Satani afite ubushobozi bwo kuza akagukoresha ikintu, cyangwa se akakoherezaho umwuka mubi, ukabasha gukora ikintu wowe ubwawe utagakoze n'imitekerereze yawe. Icyaha cy'ubusambanyi rero, iki cyaha ntago kibera inyuma y'umubiri, ahubwo kibera indani mu mubiri. Igihe umwe wazanye igitekerezo arimo ashaka gusangiza wa wundi icyo gitekerezo cye. Iki cyaha rero kirakomeye kukirinda, ariko iyo usenga cyane ukirinda bya bigare, hari ibigare ukwiye kwirinda. Ikigare kikubwira yuko iyo udakoze ibyo bintu ugaragara nabi, ikigare cy'umubiri wawe ushaka kukurisha irari. Icyo kigare iyo ubashije kugitsinda, iki cyaha wabasha kugishyira hasi. Ntabwo icyo ari icyaha wakirinda uvuze ati ndabiretse gusa, ahubwo kuba uri kumwe n'umuntu mutandukanye igitsina, tayari irari riba ryatangiye kugukurura. Ariko ikintu kiriho ni uko iyo umuntu agize amahame ye, akagira intego ze, akagira imyitwarire agomba kugira imutandukanya no gukora cya kintu bitewe n'intego ze, agasenga cyane, agatinya Imana, iki cyaha abasha kugitsinda. Wumvishe abantu benshi muri Bibiliya bagiye bananirwa kubera iki cyaha. Samusoni yaneshejwe n'umugore bitewe n'iki cyaha. Dawudi nuko, ni benshi nakubwira bagiye batsindwa bitewe n'icyaha cy'ubusambanyi. Ariko ikiriho ni iki ngiki: muri iyi si hamaze kuzuramo ibyaha byinshi, ariko birangajwe imbere n'ubusambanyi. Abantu benshi ntabwo mujya mutekereza kuri iki kintu. Iki kintu nicyo cyaha kibi cyane. Imana nimba yaravuze ati imibiri yanyu ni insengero zanjye. Namwe mukwiye kubitekerezaho kabiri, mukirinda kuba mwagwa muri icyo cyaha. Njye uri kubagezaho iyi nkuru nitwa Iceboy nyawe. Ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubana n'ibindi biganiro. Ndabakunda cyane, mugume muneshe Satani, niyo nzira Imana ibashakamo. Mbere y'uko dutandukana, kankubaza iki kibazo kandi ugitekerezeho: kuki waremwe? Kuki bapfa ugasigara? Hari ikiguzi watanze? Hanyuma unyandikire muri komenti.